Buri wese muri twe aba afite icyifuzo cyo kubaho neza, kugira amahoro, kwiteza imbere no gutera intambwe mu buzima. Ariko se mwari muzi ko rimwe na rimwe ibyadutandukanya biba byiza byose atari uko tudakora cyane cyangwa se tudafite amahirwe, ahubwo bishobora kuba biterwa n'abantu turi kumwe. Ni gute ushobora kumva utishimye ugasanga urimo guhinduka umuntu utari wowe? Impamvu nyamukuru ishobora kuba ifitanye isano n'imibanire yawe n'abandi. Imibanire niyo soko y'imbaraga cyangwa y'intege nke mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bantu 5 ugomba gutandukana nabo guhera uyu munsi, ariko si mu buryo bwo guterana amagambo cyangwa kuba mu macakubiri. Oya, ndabyanze. Hoya, ni mu buryo bwo kurengera ubuzima bwawe, amahoro yawe yo mu mutima n'ejo hawe heza. Ibi ni ikiganiro cyubaka kandi cyagenewe umuntu wese ushaka gukura mu buzima. Njyewe nitwa Master Yugo, iyi channel ni Master Yugo TV. Wowe mushyashya kandira subscribe kuri iyi channel. Naho wowe dusanzwe tubana umunsi ku wundi, uri umuntu w'agaciro mu maso yacu. Reka dutangire ikiganiro cyacu nta bintu byo gutinda mu mayira. Umuntu wa mbere ugomba gutandukana nawe guhera uyu munsi, wa muntu utagusabira ibyiza. Ese wigeze kugira umuntu muba hamwe, muganira, mugasangira, ariko ukumva nta munsi n'umwe yakwifurije ikintu cyiza? Ahubwo iyo ugerageje gutera intambwe uhita ubona ikimenyetso cy'uko atishimiye intambwe nziza wateye. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyiza cyane. Aba bantu baraguca intege mu buryo bw'ibanga. Ntibaba bashaka ko usiga aho bari, ntibifuza kubaho neza kubarusha, ahubwo bifuza ko muhora mungana ndetse ukaba hasi kugira ngo bumve bafite agaciro. Birababaje kubona abantu b'inshuti cyangwa abo mwakuranye baguhindukirana igihe utangiye gutera imbere, ariko si ngombwa gukomeza kubasaba urukundo cyangwa icyubahiro bataguhaye ku bushake. Wifate, wihagarareho kandi wimenyereze gutuza mu gihe ugenda bucece utavuze amagambo menshi. Ni byiza gutandukana n'umuntu uwo ari we wese utege na rimwe gusabira ikintu cyiza. Uyu muntu tandukana nawe guhera uyu munsi. Undi muntu ugomba gutandukana nawe guhera uyu munsi, umuntu uhura nawe gusa ari uko hari ikintu agukeneyeho. Hari abantu uzahura nabo bagufata nk'ububiko bw'ibisubizo byabo. Iyo babuze aho berekeza nibwo baza aho uri. Bashobora kukubwira amagambo meza, ariko nyuma yaho ukabura n'ubutumwa cyangwa ijambo rimwe ryabo bakohereza rivuye ku mutima wabo. Ukoresha umutima wawe neza, kora neza, ariko wibuke ko kwita hari ingenzi. Ntukagire uwuha byose kandi wowe ubura byose. Ntukemere gukoreshwa n'abantu batifuza kuba umuntu ukomeye. Kumenya gutandukanya umuntu ukeneye ubufasha n'ugukoresha ni ubwenge. Sesengura. Niba ubona umuntu ukwitabaza gusa iyo afite ikibazo, ariko adahari igihe wowe ukeneye umuntu, fata umwanzuro. Si wowe ushinzwe kubahaza igihe cyose. Iyi ntambwe ni nziza cyane. Uyu muntu ugerageza guhura nawe ariko hari ikintu agukeneyeho gusa, tandukana nawe guhera uyu munsi. Undi muntu ugomba gutandukana nawe cyangwa se umuntu utagomba gukomezanya nawe guhera uyu munsi kugira ngo ugere ku ntego zawe, kugira ngo ugere ku numero zawe, ni wa muntu uguca intege buri gihe. Ese ujya ugira igitekerezo cyiza ariko utaragitangira ngo hari umuntu wahise akubwira ko bidashoboka? Buri gihe iyo ugerageje gutekereza ikintu cyiza akubwira ko kidashoboka, ko bizananirana, cyangwa ko abandi benshi bagerageje bikanga. Aba bantu bafite uburozi bwo mu magambo, bica icyizere kugeza igihe ugira ubwoba bwo gutangira ikintu icyo ari cyo cyose. Umwe muri bo aba ashobora kuba umuntu wa hafi yawe, inshuti yawe, umuvandimwe cyangwa se umukozi mukorana. Ntukemere kubaho mu ijisho ry'abandi. Nta muntu uzageraho mu buzima akurikije ibyo abandi bamwifurije. Niba uzi neza ko uri mu nzira nziza, niyo byatinda komerezaho. Rimwe na rimwe abantu banga kubona abandi bagira icyo bageraho, kuko birebereka ko nabo hari ibyo batakoze.
tandukana n'umuntu uwo ari we wese uguca intege buri gihe. Guhera uyu munsi tandukana n'umuntu uguca intege buri gihe, uko akubonye akubwira burya ki ibintu uri gukora bidashoboka. Uyu muntu mwirinde. Undi muntu ugomba kwirinda, undi muntu ugomba gutandukana nawe guhera uyu munsi, ni wa muntu ukuvugaho amagambo mabi iyo udahari, akakuvugaho amagambo meza iyo muri kumwe. Umuntu ugusekera imbere ariko akagusebya inyuma ni nk'igisimba gifite ururimi rw'uburozi. Abo bantu bakubwira amagambo meza, bakagukomera amashyi, ariko mu bandi bakagucuranga, bakaguca intege, bakakugira igitaramo, bakakugira igiciro ry'imigani, nibo bantu ugomba gutandukana nabo guhera uyu munsi. Niba umuntu aguca inyuma, ntajya avugisha ukuri kwawe, ntazi kuvuga ibyiza byawe, ntajya agufasha, gutandukana nawe si uguhemuka, ni ukwiyubaha. Icyiza ni uko igihe cyose ibyo umuntu akuvugaho bitajya bihisha igihe kirekire. Hari igihe Imana yonyine iguhishurira ukuri ko waba muri kumwe umunsi ku wundi kugira ngo uhitemo icyo wakora. Ariko byaba byiza guhera uyu munsi utandukanye n'umuntu uhora kuvugaho ibintu bibi gusa mu gihe udahari, kandi igihe muri kumwe mugahora muri guseka. Njyewe nitwa Master Yubu. Nimba uri kumva ikiganiro nk'iki ngiki cyiza kimeze gutya, utarakanda subscribe, bikore. Undi muntu ugomba kwirinda, ugomba gutandukana nawe guhera uyu munsi, ni wa muntu uhora gutesha igihe n'intego. Ese uzi ko hari abantu ushobora kujyana nabo ku buryo utangira kwibagirwa intego zawe? Ni abantu batazi icyo bashaka, gusa bafite imbaraga zo kukwigarurira. Buri gihe bazagutumira mu birori byabo, bazagutumira mu biganiro bidafite shinge na rugero, bazagutumira mu bisetsa, ariko ntibazigera bakuganiriza ku iterambere ryawe. Niba uri kumwe n'abantu badafite aho bagana, nawe uzarangira aho bagana nawe ari buri kugana. Iki nicyo cyerekezo baba bari kukwifuriza. So tandukana n'umuntu nk'uyu nguyu. Ni mu nshuti yawe itakugezaho inzozi, itakugezaho imishinga cyangwa ibitekerezo byubaka, menye kuri gutakaza umwanya wawe. Gerageza gushaka abantu muganira ku ntego, murebane kure, musenyere umugozi umwe. Ntukemere ko igihe cyawe gikorwa ubusa n'abantu batitaye ku gihe cyawe. Gutandukana n'abantu ntabwo ari ubugome, si ubugambanyi, si ubugamburuzo, ni urugendo rwo gukura. Rimwe na rimwe kugira amahoro bisaba kwiga guceceka, gutuza no kwitandukanya n'abantu batazi agaciro kawe. Ntugatinye kuba wenyine igihe runaka. Uburyo bwiza bwo kwiyubaka ni ukuba wowe mbere yo kuba undi uwo ari we wese. Tangira wihitiremo abantu mugomba kwicarana, abantu mugomba kumarana igihe kirekire. Uzasanga no mu buzima hari byinshi bigenda neza, iri somo riba rigufashije. Ese wowe aho wibereye mu bice bitandukanye, hari umuntu muba muri kumwe kugeza tuvuga haruguru? Ese waba waramuretse? Byakugendekeye gute? Tuganire muri komenti. Kandi inshuti yanjye, ntugacikwe n'ibiganiro nk'ibi ngibi. Kanda subscribe, kanda like, sharing, kugira ngo twese dusangire amahoro n'icyerekezo kimwe. Nitwa Master Yubu. Iyi channel ni Master Yubu TV. Uri umuntu w'agaciro mu maso yacu, turakwishimira cyane.